Kabaka Mwanga yarahindukiye n'umujinya mwinshi abaza Dionizio Sebugwawo ati ni wowe wigisha mu wafu ukubahuka kwigisha umwana w'umuyobozi nk'uyu? Ntuzi ko iryo dini ntarishaka hano? Ubwo Mwanga umujinya wari umaze kumurenga nibwo amukubise icumu riravunika, arongera amukubita igice cyaryo n'umujinya mwinshi, ariko Dionizio Sebugwawo ntiyahita apfa. Kabaka Mwanga ategeka bari bashinzwe kwica aho umwami yatanze kumujyana bakamuhwanya, nuko baramukurura bamwambura imyenda. Umukuru wabo bishi witwaga Mpinga Karoke abanza kumwihorera kugira ngo wenda se wabo mu muryango wari mukuri bwami aza musabira imbabazi ntiyicwe. Ariko kuko icyo gihe Kabaka Mwanga yari yiyemeje kwica abakristo bose, nta muntu wari gutinyuka kumuhinguka imbere ngasabira imbabazi abakristo, cyane cyane nk'uyu wigishaga abandi. Umugaragu w'uyu mukuru wabicaga abo umwami atanze wabikurikiranye avuga ko Dionizio Sebugwawo yaraye aho ngaho atavuga asenga bucece. Bukeye kare mu gitondo bamujyana kumwica, hari tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1886. Bamaze kumwica umurambo we bawusiga mu ishyamba ho, kuko abo umwami yatanze batahambwaga ahubwo baribwaga n'inkongoro n'inyamaswa. Nuko Dionizio Sebugwawo ataha mu ijuru azira kwigisha ivanjiri mugenzi we. Mutagatifu Dionizio Sebugwawo yari umuririmbyi ugira ijwi ryiza akabikundirwa. Kiliziya rero yamugize umuvugizi n'umurinzi w'abaririmbyi, abanyamuziki n'amakorari. Mbahaye ikaze. Uyu munsi twiyemeje kuvuga ku muntu wa kabiri wahowe Imana i Bugande, Dionizio Sebugwawo Waswa. Mutagatifu Dionizio Sebugwawo Waswa ni mwene Kajyansi w'Umugande. Nyina ari umusoga akitwa Nsonga. Nyina yari yarazanywe bunyago ari umwana, akuze bamushyingira Kajyansi babyarana abana 9. Dionizio Sebugwawo Waswa ari byo kuvuga gakuru yari impanga y'uwitwa Isake Kajyane Kato, bivuga gato. Dionizio Sebugwawo Waswa yavukiye Kigoroba mu Buremezi hari mu mwaka wa 1870. Amaze kuvuka sekuru witwaga Harubo Sebugwawo yatanzwe na Kabaka Mutesa. Se wa Deni yimukira mu Busiro ahitwa Bunono, aho Dionizio Sebugwawo yakuriye. Ahava ajya guhereza ibwami yajyanywe na mwene wabo wari umujyanama mukuru kwa Kabaka. Ubwoko bwabo bwari butoneshejwe ibwami babikesha ko ku ngoma ya Kabaka Mawanda umugaragu w'umwami wakomokaga muri ubwo bwoko yakishije nyina w'umwami hagiye gupfa. Kuva icyo gihe Kabaka bagororera imyanya y'abatoni ibwami, bagakora mu mbere kwa Kabaka ndetse bakagira ibwami amazu yihariye babamo. Sebugwawo yari umusore w'imyaka 16 w'umuhanga kandi afite impano nyinshi. Yari umuririmbyi akagira ijwi ryiza cyane, yakundaga akazi ke akanagatunganya. Ibwami bakabimukundira kandi bakabimushimira. Yarashinzwe gukora imbere ibwami. Mutagatifu Dionizio Sebugwawo yatangiye guhereza ibwami ayoborwa na Mukasa bari kudembe. Mu kumuyobora mu mirimo y'ibwami yamwigishije n'ubukirisitu. Deni akunda idini, gatigisimu na Bibiliya, ku buryo nawe Mukasa bari kudembe wari umuyobozi we n'umwigisha we apfiriye aho Imana. Dionizio Sebugwawo ntiyacitse intege, ahubwo yihatiye gukomeza kwiga idini rye, nubwo yarazi neza ko yashoboraga kubizira nka Yosefu Mukasa bari kudembe. Yiyemeje rero gukomeza ukwemera kwe nubwo Mwanga yamwica, kubera ko Dionizio Sebugwawo yakoraga imbere ibwami yagiranaga ikibazo gikomeye na Kabaka Mwanga kubera ingeso uyu yari afite yo gusambanya abana b'abahungu. Iyo ngeso yabarayikomeye ko barabo. Dionizio Sebugwawo yari yaramunaniye, yaramuhakaniye amubwira ko ari icyaha kibi atakwemera gukora. Ibi rero byateraga Mwanga kurushaho kwanga no kurakarira abakirisitu kuko batamwumvira ngo abakoresha icyo ashaka bitwaje ko ari icyaha. Denis Sebugwawo yari umusore ukomeye ku manzi bwe, akemera no kuba yabupfira aho guhemukira Imana. Mwanga amaze kwica Yosefu Mukasa bari kudembe wari umuyobozi wa Denis Sebugwawo mu mirimo ndetse no mu kwemera. Deni ari mu bagiye nijoro kwa Padiri Ruruderi ngo ababatize, kuko babonaga ko Mwanga ashobora kubica igihe icyo ari cyo cyose, bagatinya ko yabica batabatijwe kandi bari barize bihagije. Yari yarakiriye inyigisho z'ubukristo n'umutima we wose ku buryo yigishaga n'abandi ibyo amaze kwiga. Yosefu Mukasa bari kudembe yishwe kwa 15 z'ukwezi kwa 11 mu 1885. Ijoro ry'umunsi ukurikiyeho Dionizio Sebugwawo ajya kwa Padiri Mapera amusaba kumubatiza. Padiri aramubatiza amwita Deni. Yamuhitiyemo iryo zina kuko Mutagatifu Deni ari umutagatifu ukundwa cyane n'Abafaransa nk'umurinzi w'Ubufaransa. Denis Sebugwawo amaze kubatizwa yihatiye kwigisha mugenzi we witwaga Muwafu, wari umwana w'icyegera cy'umwami, bikaba ari nabyo yaje kuzira. Muwafu yaramaze gukundwa akazwa na Mwanga amukoresha icyaha cy'ubusambanyi uko yishakiye.
kwigisha Muwafu rero byari kumuhindura nawe akaba yakwanga kubahiriza ibyifuzo by'umwami. Rimwe rero Mwanga yari yagiye guhiga imvubu nko mu saa 3 za mu gitondo, atuma Kizito guhamagaza amato ajya guhiga, ariko ntiyagira n'imvubu abona. Noneho bituma ataha kare uko bitari biteganyijwe. Ageze mu rugo asanga nta mugaragu uri hafi gamwakire, byongeye yaratashye amaramasa nta muhigo. Uburakari n'inabi bimugurumanamo. Abajije habagaragu bagiye bamusubiza ko bari bazi ko akiri ku muhigo, ariko we arushaho kurakara avuga ko abizi neza kubwo bagiye kwiga iby'idini ku muzungu. Yitonganyaga agira ati ibi bintu byandambiye, sinkira umwami. Abantu bigishwa n'umuzungu ntibakinyumvira, bakurikiza iby'umuzungu abigisha gusa, ntabwo bankorera icyo nshaka. Kubona na Muwafu wari umugaragu wanjye anyumvira agakora icyo nshaka nawe adahari nganyakire, ibi sinshobora kubyihanganira. Umwana witwa Kayigwa ati Muwafu namubonye na Sebugwawo bagana Mengo. Mwanga ararakara ati ubwo nta kundi nawe bamujyanye kwiga idini ngabo mu Kirisitu, ariko se ndacyari kabaka, ndacyategeka Ubugande. Nuko akomeza kwinjira, ageze mu mbere asanga naho nta mugaragu hari. Noneho arushaho kurakara. Muwafu agarutse aramuhamagara aramubaza ati waruri he? Mbwira utambeshye, umbwize ukuri aho waruri. Muwafu ati nari kumwe na Sebugwawo. Mwakoraga iki? Ati yanyigishaga idini. Noneho kabaka Mwanga umujinya uramurenga, ahita akubita Muwafu urushyi ati ese ni Sebugwawo urimo kukuyobya akwigisha idini ry'Ubukirisitu? Niwe ukujyana kwiga? Iwanyu bakohereje hano kumpereza cyangwa kwiga idini ry'Abakristo? Koko uri murigira kuba umukirisitu? Muwafu ati yego. Kabaka Mwanga arahindukira n'umujinya mwinshi abaza Dionizio Sebugwawo ati no umwigisha ukubahuka kwigisha umwana w'umuyobozi nk'uyu? Ntuzi ko iryo dini ntarishaka hano? Ubwo Mwanga umujinya wari umaze kumurenga, nibwo amukubise icumu riravunika, arongera amukubita igice cyaryo n'umujinya mwinshi, ariko Dionizio Sebugwawo ntiyahita apfa. Kabaka Mwanga ategeka bari bashinzwe kwica umwami yatanze kumujyana bakajya kumuhwanya. Nuko baramukurura bamwambura impuzu. Mukuru wabo bishi witwaga Mpinga Karoke abanza kumwihorera kugira ngo wenda se wabo mu muryango wari mukuri bwami azamusabira imbabazi ntiyicwe. Ariko kuko icyo gihe Kabaka Mwanga ari yemeje kwica Abakristo bose, nta muntu wari gutinyuka kumuhinguka imbere gasabira imbabazi Abakirisitu, cyane cyane nk'uyu wigishaga abandi. Umugaragu w'uyu mukuru wabicaga umwami yatanze wabikurikiranye atubwira ko Dionizio Sebugwawo yarayaho atavuga asenga bucece. Bukeye kare mu gitondo bamujyana kumwica. Hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1886. Bamaze kumwica umurambo we bawusiga mu ishyamba ho, kuko abo umwami yatanze batahambwaga ahubwo baribwaga n'inkongoro n'inyamaswa. Nuko Dionizio Sebugwawo ataha mu ijuru azira kwigisha ivanjiri mugenzi we. Mutagatifu Dionizio Sebugwawo yari umuririmbyi ugira ijwi ryiza akabikundirwa. Kiliziya rero yamugize umuvugizi n'umurinzi w'abaririmbyi, abanyamuziki n'amakorari. Mutagatifu Dionizio Sebugwawo udusabire.